gusa ushatse wanyumva. Ngani ibiki bagenza hano? Mama nyine nari njanga ku neza ntago vumiriya mwanga nkuko bitekereza. Cyo nashaka kubwira cyakumara impungenge nubwo wambonaga kenshi mu rugo rwa Isabelle. Wabonaga turi inshuti magara turi nk'abavandimwe. Hakunda kumenyesha ko ngiye nakunda uriya mugore. Arerererere. Ubwo we na macho zinabana ngo na macho indano ko nta kintu uje kurya. Utwo n'utuntu kunyibwirishwa nyine mama reka mubwire. Vumiri ufite iki nje kugusaba? Ntacyo nyine Isabelle aragutumye. Nyine wowe urinde ku buryo ubona nakwiruka nkaho nkata umwanya wanjye. Ahubwo ngiye kubw'impuwe mufitiye ndashaka kugufasha. Shaka bugufu nyumve. Ngewe ntabwo nshyigikiye ko bakwambura umwana wawe. Nanjye ndi umubyeyi. Yego rata twibwirira. Igishyiko ufite ndacyumva ahubwo ndagira ngo njye ku ruhande rwawe ngufashe ubone ukuntu watsinda njye nkubwira amabanga y'uriya mugore nkubwire buri kimwe cyose kandi ibyo ndi kubikora kubera ko ngukunda. Ntiwumva mama mwizere. Okay, kugira ngo unyizere. Isabelle nubwo ubona nsa nkaho mukunda bura ndamuryarya ndamwanga Vumiri nanga Isabelle ngiye mbonye n'uburozi nabo muhagapfa. Yego bikira muri wo mwijuru. Yego rata. Uriya mugore ni umutindi. Ni nyirabuheri. Ni inshuti yanjye magara turangana twariganye twarakuranye mu bwana bwacu ariko ni umutindi. Uzi kuva ashaka uriya mugabo w'umukire. Yaragiye atwicaho twese aragenda aranyibagirwa no kuza hariya mwihomaho. Yigeze akubwira n'umunsi n'umwe ngo yagiye kureba Michel. Sinjye wazaga kumureba ngiye nyine. Yaragiye atwiryaho yigira igitangaza igikara cyaragenda gitereka mu mazu y'amakarori aragenda aratimaza akajya twiryaho yatwiriyeho mbese yagiye yishyira hejuru yigira nk'umuntu turenze. Rero natwe turi kumuhigira. Ntago mukunda ndamwanga Isabelle wimenye. Ni nayo mpamvu nshaka kuzajya nkubwira imipango ye yose n'umugabo we. Ubundi ishavuna gahinda bishengura umutima. Wabizanye? Yego, sana tureba. Iki kibazo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze murakizi. None se ko nta fishi yo kwa muganga mbona. Rero biragaragara ko tudafite ifishi yo kwa muganga bigaragaza ko umwana yakingiwe kuko urabizi ko ifishi yo kwa muganga ibiriho amazina y'ababyeyi b'umwana ise na nyina igihe yavukiye urumva n'itariki yavutseho n'itariki yakingiriweho bwa mbere urumva n'ubwoko bw'inkingo yahawe ngira ngo byose urabizi aho mutuye mbese bishuje byose tutayifite rero biragoye ko twabona ikimenyetso simusiga kiruta icyo ngicyo. Nanone niba yarayitwaye ubwo urumva twaba dufite ikihe kimenyetso utakimenyetso twaba dufite kigaragara. Ikindi kandi umwana waramwandikishije mu irangamimerere aranditse ku murenge. Hanyuma hari kode baguha iyo umwana amaze kwandikwa. Sorry kandi bikomeza kurira ntundire. Tugiye gukurikiza amategeko kugira ngo ubone umwana wawe. Ubutabera ndabizi neza ko buzakora akazi kabwo. Sibyo? Hanyuma hari kode ku murenge baguha ikimara kwandikisha umwana. Iyo kode urayifite. Ariko niba wifite ibi bimenyetso ntabwo bihagije ku buryo twahita turegera urukiko iki kirego ko twahita tukigeza mu rukiko. Tugomba kuba dufite ibimenyetso simusiga urumva bigaragaza neza kuko k'umwana ari uwawe. Sinzi niba uri kunyumva. Ese hanyuma utwita
wagiye kwipimisha. Hari abantu bazi neza ko wari utwite, barahari babizi. Hanyuma se ujya kubyara wajyanye nande? najyanye n'umumama bita Agnes. Agnes niwe mwajyanye kwa muganga. Uwo mugore akwirukana igihe wari utwite nk'uko wabimbwiye, musa kwirukana, akwirukana hari undi muntu wari uhari? Nta wundi muntu wari uhari. Gusa ngenda nahuye n'umumama w'inshuti yiwe. Hanyuma rero kimwe mu bintu bikenewe, hariho gushaka kumenya umuyobozi w'umudugudu azagukorera urupapuro, sibyo, rugaragaza neza ko icyo kibazo akizi, sibyo. Hanyuma ni rumwe, uwo muyobozi nawe azaba umwe mu batangabuhamya, siko bimeze. Numva yaba umwe mu batangabuhamya kugira ngo azadufashe gutanga ubuhamya mu rukiko ko icyo kintu nawe yagize gute yari akize. Ubuhamya bwe nabwo tubufashe tubushyire muri dosiye tuzashyikiriza urukiko. Kugeza ubu ngubu twebwe icyo turi gukora ni ugushakisha ibimenyetso kugira ngo ikirego cyacu kibe cyumvikane. Urumva, dukore dosiye yuzuye noneho tubone uko turegera urukiko, sibyo. Icyo ugiye gukora rero ni ukujya kwa muganga aho wabyariye, noneho ukabasaba ko bagukorera indi fishi y'umwana wawe. Urumva, mfite ikindi kimenyetso. ikindi kimenyetso ufite ni ikihe? Hari amajwi namufashe nagiye iwe mu rugo. Ayo majwi yavugaga gute? yari kwemera nyine ko umwana ari uwanjye. naragenda amubeshya ndamubwira ngo nama amafaranga njye kuvuza mama, ndahita mbarekera umwana sinzongera kubatesha umutwe. Okay, ariko ntabwo gihagije. Ayo majwi ashatse yanayahakana. Ayo majwi ashatse yavuga ko ataraye, kuko nta kugeza ubu ngubu sinzi icyo twapimiraho ijwi ry'umuntu, ariko nabyo bishobora kuza kuba bimwe mu bidufasha kugira ngo dosiye yacu yuzure ibyo bimenyetso. Hanyuma biradusaba ko dukusanya ibimenyetso byinshi, sibyo. Nicyo tugiye gukora, no gushaka abatangabuhamya bazadufasha. Hari umuganga wagufashije kubyara, wakubyaje mu byaza icyo gihe, waba wibuka isura ye? Ntabwo wibuka isura y'umuganga wagufashije kubyara icyo gihe? ndayibuka ariko sinzi izina rye, sinzi nimba agikora aho ngaho. Twareba mu matariki wabyariyeho, wumva, hanyuma tukareba kuko kwa muganga niyo batanga attestation de naissance. Iyo attestation de naissance y'umwana rero, urumva, tuzamenya nibwo tuzamenya umuganga wagufashije kubyara, kuko babiri muri koti zo kwa muganga, sibyo. Byose tuzagira gute, tugomba kubikurikirana tukamenya ibimenyetso, kuko iki kintu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Urubanza iyo urutangiye ntabwo urubanza rworoshye, ntubifate nk'ibintu byoroshye. Iyo kandi ikirego cyamaze kugera mu rukiko, haba hagomba gukora itegeko n'ingingo n'ibimenyetso, sibyo. Kandi nanjye ubwanjye birasaba ngo nanjye nkusanye ibimenyetso byanjye kugira ngo ejo tudashora ikirego ugasanga turatsinzwe, duciwe amande, sibyo. Ejo tugasanga uri kurenganya abantu. Oya, ni ukuri simbarenganya, umwana ni uwanjye. Birumvikana, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo mbizi, umucamanza nawe ntabwo abizi. Ikizakora ni ibimenyetso, nibyo bizagaragaza ko umwana ari uwawe, sibyo. Niyo mpamvu rero bigomba gukorana ubushishozi, sibyo. Okay, noneho rero wowe icyo ugiye kunkorera, genda ujye kwa muganga aho babyariye
ubasabe ko bagukorera indi fishi y'umwana sibyo yego hanyuma ikindi kibazo uri buze kugira uraza kumpamagara kuri telefone tuvugane cyangwa nanjye ningenera ibyo kukubaza hanyuma ndaza kuguhamagara tuvugane sibyo urakoze cyane hanyuma bino urabisigiye kandi tugusubize wegera urebere ibyo ngibyo ndabona umeze neza kabisa muri iyi minsi imeze neza nta kibazo ko nagusize rwose ndabona hari shanjoma zagiye zibaho ushobora kuba ari umurimo kwitaho muri ino minsi oya njye ni agafaranga iyo mfite agafaranga mba meze neza abantu umutima mwiza ntabwo bisaba umuntu unyitaho ya mishe kuvuga no gutaruka rero buriya kuva nje twari tutaragira akanya tutuganire naje nje gusuhuza gusa bisanzwe ariko mu by'ukuri nagiye nkurikirana amakuru yawe buryo ubanye n'umugore wanjye buryo muba hafi ndabigushimiye pe warakoze rwose ko muba hafi turaganira cyane akambwira ibihe byiza mwagiranye igihe yari atwite uburyo wamubaye hafi ntahari birumvikana akaba ari umuntu wamubaye hafi kugira ngo abashe gusohoka muri iyo situation neza ikindi Mana doye umwana mwiza igikorwa cyiza cyane rwose doye umwana mwiza gusa ariko se mishe hari uriya mwana hari ikibibi yavukanye ikibibi mu kaboko usibye ikibibi nawe mbizi koko utambeshye gusa reka mbanze nshimire umugore wawe ufite umugore w'intwari pe w'intwari mu gihe utari uhari ninjye wabaga umuri hafi inda yaramukurokaga akihangana yarababaye no kugera ku gihe cyo kujya kubyara ibise biramurya arihanga aravuga ati ndabe intwari rwose umugabo wanjye azasanga narabyaye rero no kwa muganga twari turi kumwe ariko iby'ikibibi ntabwo nabyitayeho ntabwo nabirebye kuko nabonye ukaboko k'umwana hariho ibintu byanditseho ambwira ko hari ikibibi ariko biza kuvamo ibindi bintu bimeze nk'inyuguti biranshanga pe oya gusa byagucanga guterega umwana hari n'ukuntu avukana akantu k'akadomo kakagenda gakura ku buryo mutabyitayeho mutamenya ibyo ari byo niyo mpamvu rero nanjye iby'ikibibi ntabizi pe kuko ngenda muri iyi nzu se muri uru rugo ko ari mu rugo nakabaye mbizi buriya rero nyine mba naguhamagaye nk'umudamu inshuti ya madame nyine wamubaye hafi muri ibyo bihe urabona ntabwo umwana yavuka ngo umuterure ngo unanirwe kumenya ibintu wenda byaba biri no ku mubiri we waramukarabije wagize ute urumva ubwo rero nta kandi nawe uri nabibaza ni wowe rwose inshuti y'akadasohoka ako nanjye narasaze kuko nabyitayeho we siko nigeze mbyitaho ibyo bintu kandi bebe naramuteruraga cyane rwose ubwo rero naratunguye icyo kintu ndakibona nkibazaho madame akajya ambwira ibyo by'ibibi ubundi nkabona cyahindutsemo ibintu by'inyuguti byanditseho ukuntu so ndavuga inti Michel ko ari umuntu wacu wazamubaza wenda ushobora no gusanga ari amakuru yandi abifiteho noneho nkarushaho gusobanukirwa oya jye ntabwo nabyitaye ariko nyine buri Isabelle yakubwira cyane umwana ko natungurana da ntimuzabitindeho ubuse ngiye ko navukanye akantu ahangana kagiye kagakura kakaba inkovu kandi kubera ko ababyeyi banjye batabyitayeho nyine urumva ushobora kubaza mama wanjye ngo hari iki ntamenye ibyo ari byo hari byashoboka birashoboka rwose so ndagushimiye kandi kabisa warakoze ubuzima buracyakomeza turacyari kumwe turi umuryango Isabelle tuzakomeza dufatanye no mu bindi nyine nibyo nakubwiraga nterura ikiganiro sinabonye umwanya umwihariko kugira ngo tubiganireho ngo ushimire by'umwihariko oya ariko se nawe ntabyo nshimira ariko se ubu hari ikintu nakora muri uru rugo mukanshimira oya buriya reka nkubwire Isabelle ni umuvandimwe wanjye yababaye mbabaye iyo yishimye mba nishimye mbese ibi ni byiza turabisangira rero kumbona ni nko kubona ariko ni umuco gushimira burya ushimiye umuntu agumya azirikana umurimo yakoze ko abantu bagize gute bahoye agaciro urumva rero ntabwo nari kubirenza ingohe
ubone nangiza ntera hagati muri ryinyo nicecekera nabikubwiye ntukure ko nisi neza umuntu yaba yaragize kandi ikindi buriya natwe igihe cyose uzadukenera turi hafi yawe nk'umuryango w'inshuti ndabizi so ntuzagenda ngo uhererane ibintu igihe byakubanye birebire oya dako nta cyangiza vera batazi se humura rwose buriya niba ngombwa bazajya kubwira bimwe na rimwe ok merci derrière ahubwo se arihe ko mushaka nawe ari mu nzu rwamusuhuza gato ariko kongera yego ntaki muraho neza yego nitwa Divine nkaba nturutse ku murenge wacu nkaba nshinzwe imibereho myiza y'abaturage cyari kinzanye hano rero ni kugira ngo mumenyeshe ko urugo rwanyu ruri mu ngo nyinshi muri zimwe mu zatoranyijwe kugira ngo rero tuganire. none se umugabo wanjye ko nawe hari ikibazo uramutse ugiye ukazagaruka hari kugira ngo twese tuganirire hamwe. Urebye umugabo wawe ntabwo ari ngombwa cyane nawe twaganira ntabwo ari ibintu byinshi ntabwo bigoranye ahubwo wamakariwe. Ese niba bitagoranye buriya ntiwambwiraho dukeya twaganiraho nkumva ukuntu bimeze. Urebye ni ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ubuzima busanzwe yaba ingo z'abakire iz'abaciriritse muri rusange ni imibereho myiza nshaka tuganiraho. Yego nta kibazo reka tuganire. murakoze cyane. Ziba, ukumva neza. Ziba, ukumva neza. kandi uceceke ntutake ukumva neza. ubwo nkubwire twumve neza sibyo Uwo mugore we twarakuretse turakubabarira ubwo twumva neza turakureka twanga gukwica ariko ikintu wakoze kibi cyane oya mama mwumva neza ntega amatwi Ziba, ukumva neza. ikintu kibi wakoze cyane cy'amahano nuko agiye kuduteza bose ubwo twumva nicyo kintu wakoze kibi cyane. Urumva amakosa wakoze wowe urifata ukadukorera biriya bintu twakuretse uri muzima urangije ukora ikosa rikomeye cyane jya kuduteza amabuja. haka ndakeka twari kumwica. Ikintu n'ubundi kituzanye ni ukugira ngo tumwice mwambabariye ko cyangwa tukica nde nyina. oya mundekere mama basi ceceka ndavuze ceceka mama wanjye amarira ishavu n'agahinda bishengura umuntu
my daughter.